Guhaye ikaze kuri Over TV, nizere ko umeze neza uri mu bice bitandukanye by'igihugu, uri mu majyaruguru, amajyepfo, uburasirazuba, uburengerazuba, umujyi wa Kigali no mu ntara ya gatandatu ya diaspora. Nizere ko umeze neza cyane. Ngiye umva kuri mikoro ndi MCV, ngarutse mu kiganiro cy'imyidagaduro ngo tuganire amakuru ari gucicikana kuri imihanda. Murabizi nibyo tuganira muri ibiganiro byacu bya buri munsi. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kandi kora subscribe, ufungure inzogera, usharinga mugenzi wawe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Kandi niba usanzwe hano kora like, ushyire muri comment, tujye twiganira neza gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero nguzana amakuru agiye atandukanye. Turaganira ku munyarwenya Pirate utaratanye n'abandi ubwo bakubutse Musanze mu bitaramo bya Sama Country Tour. Ndakubwira The Ben kandi ko akomeje kwikururiraho abafana, yikwizaho umubare mwinshi mbere yuko berekeza mu karere ka Nyagatare. Nakubwira kandi ko Kevin Kade atazitabira igitaramo cya Iwacu na Muzika Festival, ibitaramo bizazenguruka u Rwanda bagenda bataramira abanyarwanda. Mu nyuma kandi ndakubwira lineup y'abazitabira iki gitaramo cya Iwacu na Muzika Festival. Reka ntagutinde rero tuyarambure. Bamwita Pirate, no umunyarwenya ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda kuko asanzwe asetsa abantu, yewe akaba n'umufana ukomeye cyane wa Bruce Melody 001. Akaba ari umufana umwe mu bakomeye bafana Bruce Melody bazwi mu Rwanda. Pirate rero nyuma yuko mu karere ka Musanze afashe umuntu akamwambika umugozi akamugira nk'inka yisize, akamusiga n'irangi rya Tiger, akamukurura akamuzana, agasobanurira ibinyamakuru ko ari Tiger abonye iri kona imyaka, akaba yizanya kugira ngo ireke kona imyaka y'abandi. Pirate rero yese atabwa muri yombi. Pirate nubwo bitamenyekanye cyane ariko yatawe muri yombi ashinjwa icyaha cyo guhonyora uburenganzira bwa muntu cyangwa se gusebya umuntu, gusebya indangagaciro zagakwiye kugenga umuntu. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kora subscribe, ufungure inzogera, usharinge na mugenzi wawe. Si ibyo bitaramo gusa bya Sama Country Tour ko na The Ben mu gihe bitegura gukomereza iri sorekeramuco mu karere ka Nyagatare. The Ben akomeje kwikururiraho abanyarwanda bafana batuye Nyagatare, abashishikariza kuzaza kumufana cyane ko yabyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, yandika agira ati Sunrise ngufitiye umukinnyi wa hatari. Ibyo yabyanditse kuri post yakoze ku mbuga nkoranyambaga ze ari makina n'umukobwa we Runa bakina agapira k'amaguru. Amentioninga Sunrise ayibwira ko afite umukinnyi ukomeye cyane ashaka kwihereza. Ibyo bigahita bisobanura ko yifuza abafana ngo bazaze kubonera kuri stade, abereke byinshi abahishiye muri we, abahe umuziki wa hatari. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kora subscribe, ufungure inzogera, usharinge mugenzi wawe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Niba kandi usanzwe hano kanda like, umbwire muri comment undi twiganirire gatanu kuri gatanu. Kevin Kade ntago azagaragara muri Iwacu Muzika Festival. Ibi bije nyuma yuko Kevin Kade atangaje ko arwariye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi yasabwe n'abaganga be ko atakwitabira ibitaramo ahubwo yabanza akita ku buzima bwe mbere yo kugaruka ku rubyiniro. Kevin Kade anyuje mu itangazo yabwiye abafana be ko bitamuturutseho nawe ari ikibazo cy'indwara arwaye, agomba kwanza yakwitaho mbere yuko agaruka gutaramira abantu ku rubyiniro. Byihuse yasasimbuzwa Kivumbi na Amaroni. Mbwira muri comment se koko yasimbuwe neza cyangwa hari undi muntu birengagije agakwiye gusimbura Kivumbi, wagakwiye gusimbura Kevin Kade. Kevin Kade rero ubwo bivuze ngo azagaragara muri Iwacu na Muzika Festival. Ni igitaramo kizazenguruka mu turere turindwi. Abahanzi ko byaba bisanzwe barabahanzi barindwi mu turere turindwi, ariko babaye abahanzi 8. Urumva ko ni impinduka. Abanyarwanda turasa nkaho duhishiwe byinshi muri bitaramo bya Iwacu na Muzika Festival bisanzwe ari ngaruka mwaka. Biratangira tariki 20 z'ukwa gatandatu birangire ku ya mbere. Urumva ko ni bitaramo bigiye bikomeye cyane. Nagusezeranyije ko ndi kubwira lineup mu nyuma, lineup abantu bazataramira abanyarwanda muri ibi bitaramo. Harimo Roskana azatarama, harimo Amaroni nawe tuzamona ku rubyiniro azatarama, harimo Kivumbi King azatarama nawe tuzamona ku rubyiniro, Marina Deborah tuzamubona mu isura nshya ataramira abanyarwanda, harimo Chris Easy azataramira abanyarwanda bahe show ya hatari, harimo Davis D nawe azataramira abanyarwanda. Turizera ko tugiye kubona show ya hatari cyane ko afite n'indirimbo bita Ailasta, n'indirimbo nshya. Harimo Kenny Solo kandi Mr Spectacular nawe azataramira abanyarwanda, harimo Bushari umwami wa Kenya Trap nawe azataramira abanyarwanda. Niba ugeze hano kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Ibiganiro byo nakagaruka, nyendi MCV.